ubwo na uziko n'abandi umusitari wa dande ugeze kuri yo gusubirana amasikopi yase ntabwo ndayigeraho oya uriya mumama wacu ubwo naho yavuze agashyiraho ifoto yanjye ni kwa kurine bafata ibintu bakabishyira uko batabishaka. Ubundi kikubwira umukobwa w'igishusho niko babyita mu Kinyarwanda cyangwa utagize ubwenge umupfapfa uko bibiri bita. Batumira abantu mu bukwe bwawe? Ndabatumiye mu bukwe ariko babandi bo muri Kongo no, babandi bakora abakongomani no. Abakongomani gute? Babandi bakora inkuru zo muri Kongo no, simbashaka. Ariko ndashaka kubaza nakore kushaka ndike uko bagayenze n'umufitiye umunsi nzakwicarira kuko nawe ungeze hano wa mugore we ungeze hano uwese ungeze hano uwenye uramuzi angeze hano ukora inkuru zo muri Kongo se ungeze hano pe kuri umugore uvuga ngo wageze iyo ujya ngo wageze mu ijuru rito ese yarongera kuvuga ngwiki ningiye gusase none yadufatanyije na Marene ibaza naho umuntu ushaka kubwira abantu ngo nimukajye muri saro ngo ya Keza akorera abantu mufite umutwe mutuzuye. Reka dusimbuke step. Ndabikubwiye nzagufatira umunsi ngiye uranze ndo umusazi nzagukorera ikiganiro nutareka kugenda kuri Keza saro ntago ntagaryi wanyu urani Marene yanjye nibiteze guhinduka uko yagerageje kudutanye SMS wagiye umuha zose arakureba tukufata nk'injajo. Imana wagize ufite umugabo muzima ufite umugabo w'umwasama nkawe ntabwo rwari kumara kigende yarambabaje byatari. Manu uzi ko umuntu ashaka gusenya umuntu guhera kuri 01 ukajya none man uteranya abantu kandi uri umuntu ngo yubashye ngo w'umumama wagezeyo ugeze ngewe imyaka mfite ni mike ahuri nahagusanga nkanakurenga bitewe n'imyaka ufite niyo mfite ngenda cyari muto ariko senya nge ujya kuri Marene wanjye Keza we ntazi kuvuga rwose niyavuze ararira. Yes, bimaze iminsi mikeya cyane inkuru ya Mutesi Scovia ndetse na Miki bivugwa ko bamaze igihe batumvikana bitewe n'ikiganiro uyu mugore Scovia yaba yarasohoye abantu benshi bagakeka ko ari kubwira Miki bitewe nuko Miki yarimo mu myiteguro y'ubukwe kandi nanone Scovia uburyo yavugaga ukumva neza ari kuvuga Miki cyangwa se umuryango wa Buryohe TV. Ibi bintu ndabigarukaho gutya kubera ko abantu benshi bari kugenda babihuza bavuga ko amagambo ya Mutesi Scovia ndetse n'amagambo ya Miki harimo gusubizanya mu ibanga rikomeye cyane. Ibi nkabigarukaho nanone nshingira ku bantu bari kuvuga ngo ubwo Miki agiye gukora ubukwe n'undi mugabo batabyaranye, umugabo we niwe cyangwa se umugabo babyaranye na Miki ngo niwe uri kugenda usa nkaho abyinjiramo kugira ngo arebe kuntu yatandukanya cyangwa se yaca buno bukwe akaba yabwica. Ngo bimeze bite rero? Ubundi Miki twabanje kumubona yiteretse we na Regis bari kugenda bakora amaplaka agiye atandukanye, ariko mu gukora ayo maplaka akaba Miki ngo yarataye urugo, umugabo yaragiye guhaha asanga yataye urugo ajyana n'umwana atangira kumukinisha amafilimi. Hama Miki ata umugabo we burundu kugeza n'ubu ngubu agiye kuba yarongorwa. Amakuru ari imihanda akavuga ko umugabo we yarakaye cyane kuko agiye kubana na promota, akavuga ati reka nshaka akantu ko kumusebya muri media. Hari abantu benshi rero bakomeje babihuza bavuga ngo Miki ngo ngarubahuka, ngo ni gute wasubizanya ngo na mama Scovia cyangwa se mama urwa Gasabo, ibyo bintu uri gukora nta kintu kibirimo kuko uriya ni umugore mukuru. Hari ahantu humvikana ko uyu Scovia avuga kuntu ingo z'ubu cyangwa se abantu bari kugenda bashyira ubuzima bwabo hanze, nubwo waba uvuye kugura dodo ku muhanda ushiduka wabishyize ku mbuga abantu bose babirebye, cyane cyane abagore ndetse n'abagabo. Gusa uyu muryango wa Miki na promota
bari bamaze iminsi mikeya bakoze ikirori, bakoreye ikirori Miki cyo gusezera ku bukumi. Rero iki kirori nicyo abantu benshi bahise buririraho baravuga ati byanga byakunda ubukwe bugiye kuba bwapfa bitewe n'amagambo ari kugenda avugwa hirya no hino. Gusa ibi bintu ntago ari ibintu byiza cyane. Noneho Miki akaza akavuga ko wa mugore we uranshakaho iki, ibaze ko njyewe wakakwiye kuza ukamvuga njye nta kibazo, ariko ibintu bya Marene mubyikuremo. Ibintu bya Marene ndakwinginze bishingukemo, ntago ari ibintu byawe pe. Miki yagerageje buryo ki abwiza ukuri uyu mugore abantu benshi bari kwita nka Scovia, ariko abandi bakavuga ati nyamara Miki uri kubeshyera Scovia, nta muntu n'umwe yigeze ameshoninga. Yavuze mu banyarwanda muri rusange, abantu hafi ya twese dukoresha zino mbuga nkoranyambaga, nibo yavuze ngo Miki ihangane ureke kuzana ibintu by'urwango cyangwa se ngo uzane andi magambo. Abantu benshi rero ntago bazi ko kino ari igihuha. Mbafitiye amajwi y'ibanga buri kantu, ndetse na mushuti wiwe Miki bagiranye, bari kuvuga kuntu kino kibazo ashobora kuba bagikemura kitarajya kure, dore ko buri kantu yabanje kumubwira ngo Miki, twabonye abantu batangiye gufata udushusho dutoya bakaduhuza n'amagambo ya Scovia, kandi ntabwo byaba ari byiza, urabizi neza ibintu byabaye kuri Nyambo. Rero mureke mbashyiriremo akavideo gatoya kugira ngo muze kwishyirira amakenga, mwumve uburyo bavuganye n'uburyo uyu mugore Miki yabikemuye. Ariko ndi kuri kodinga nyine ni ikiganiro dushobora kuba tugiye gukora, ariko gifite ahantu gishobora kuba gihuriye n'ibintu mbona bishana byo guteza polemike, bakagenda kuko ari ibintu uri kuvuga bagashyiraho amafoto ku ruhande nka bya bindi bakoze Nyambo, nyine ugasanga bazanyemo Nyambo kandi atari we. Nawe najya ngo numva hari ibintu wari uri kuganira na gapromota, sinzi ikiganiro mwari mwiteretsemo, nge ndakiza, ariko nyine abantu baba bari kubibona ku mbuga nyine bo ntabwo wamenya ngo ni ikimwe. Uratumira uravuga ati ariko njye umuntu wo muri Kongo, umuntu ukora inkuru zo muri Kongo ntabwo atumiwe mu bukwe bwanjye. So rero abantu baba barimo barakata utwo tuntu ku ruhande barimo barashyiraho Scovia mufite. Scovia mufite. Mama Rwagasabo n'umubyeyi nta kintu twapfa, uri kubyumva? Uwo navugaga atuye Noruveje kandi ntabwo mamuza atuye Noruveje. None Scovia ntabwo turahura, uriya ni umumama mukuru, ntabwo namwubahuka. Ubwo ari gushyiraho amafoto sindi ikintu bagamije, ariko njyewe navugaga nawe uramuzi. Njyewe muntu sindawumenya uko wamutubwira. Ariko nawe uramuzi, ariko ntabwo ari mama Scovia. Umuntu watangije biriya bintu nanjye barabinyoreje. Ariko njye navugaga ko yari inshuti yanjye, kandi mama Scovia ntabwo turahura. Isibye ngenda muzi, we n'igihe wasangata nabi. Noneho hari nk'ibintu aba yarivugiye Scovia, wenda nawe ifite izindi nkuru ari kwivugira zifite ahantu zihuriye n'ibindi bintu wenda bitandukanye, ariko nabo yaba ari kubivuga bagahita basesekaho ifoto yawe. Babivuga iki? Yavuze ibiki bashyiraho ifoto yanjye? Hari nk'ahantu yavuze ngo ubuzima bw'abantu ngo bakabushyira ku mbuga nkoranyambaga, ngo ubuzima bwabo ngo ibiki byose, ariko baterekaho ishusho yawe, bagahita baterekaho wowe ku buryo bavuga ati ni mwebwe murimo muragenda musubizanya mu ibanga. Oya n'aba TikTok bakata ntaha urebye ari we. Yes, ndakeka rero abantu bo ku mpande zombi, abafana ba Miki, abafana ba Scovia, ndakeka mwese mwumvise ukuri guhari, ndetse n'uburyo uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore Miki uburyo abishyizeho umucyo. Ndakeka izindi video ziri kugenda zitrendinga zigaragaza ko Miki na Scovia bafitanye ibibazo, twabasaba kubihagarika kuko urumva nta kibazo na kimwe gihari. Ntabwo Miki yavugaga Scovia nawe ntabwo yigize avuga izina Miki
kubera ko yavugaga muri rusange. Ni umugore ukunda kuvuga ibintu biri politiko cyane, ariko ntago yigize ameshoninga umuntu n'umwe. Ni ibintu rero byeze ku mbuga nkoranyambaga, kubona umugore cyangwa se n'umugabo wiwe ndetse n'abana babazanye ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga bari gukora ibintu bishobora kuzagira ingaruka ku bana biwe, aho uyu mugore Scovia yavugaga ko hakakwiye kugira igikorwa Minisiteri y'Umuryango ikagira amategeko mpanabyaha azanwa mu muryango, bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Mwakoze rero kudukurikira, mwakoze kubana natwe. Njye nitwa Tsinda. Nimba uri mushyashya ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ndetse n'ibiganiro byacu.